Okay guys, ndagira ngo ukurikire aya mashusho ubundi nawe umpe igitekerezo cyawe mbere yuko ungira icyo mvuga kuko ku mbuga nkoranyambaga abantu bakomeje kugenda bagaruka kuri aya mashusho. Good morning. So here we are going to prophesize. We are going to prophesize. We are going to prophesize here. We are going to prophesize here. Hallelujah! Here to Shine Nazarene Primary School. We are going to prophesy. Because God is here. Everything we do here, God is with us. Everything we do here, God supports and helps us. Without God, we can't do anything. Hallelujah! Hallelujah! God is good. That's why I love God. If God was not there, I should not be alive. I'm here. I'm in life because of God's power. Hallelujah! So you do not jump. Aren't you happy for God? Hallelujah! Hallelujah! If we prophesy, it means that God is here. God looks at us. God helps us in exam. Means that demons is no longer here. We've just words from demons. Hallelujah! Hallelujah! If you don't help me to chase demons, so demon is going to kill us. So please don't accept the demons here. Let us beat the demons here. On Jesus' name. Hallelujah. I love you. I love Shanela. So uretse wenda ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga, iyi video ni cyo kintu ubona nyine ni cyo kintu wayinenga. Umwana bari kumwigisha nyine bijyanye n'iyobokamana. We ibindi reka tubyirengagize, abantu nyine bavuga buri muntu avuga uko abyumva bitewe na situation arimo cyangwa se n'ibyo yahuye nabyo. Ngaho nyumvira iyi ngiyi y'Igifaransa nayo uraza kumbwira. Bonjour. 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 Je m'appelle Gitunguru. Et vous chuchotez, vous êtes amené en classe, n'est-ce pas? Je m'appelle Gitunguru. J'habite à Funda. J'aime Funda. J'aime Funda. Funda est un beau place, est une bonne place. Et j'aime Funda. Quand je suis à Funda, je suis très contente. Quand je suis à Funda, je dis à maman, merci maman. Parce que nous sommes ici à Funda. Quand je vois les taxis à Funda, oh, je dis merci mon pays. Thank you my country. Je dis merci mon pays. Parce que j'aime mon pays. Et j'aime les habitants du Rwanda.
people of Rwanda. nkunda abantu baba muri Rwanda. Okay. Applaudissez. Mwaramutse. Bonjour. Mwaramutse. Bonjour. Mwaramutse. Je m'appelle Maurice. Nitwa Maurice. Je suis rwandais Ndi umunyarwanda. et je suis un enseignant. Ndi umwarimu. J'enseigne au Rwanda Nigisha mu Rwanda. et j'aime l'éducation. Nkunda n'uburezi. Quand tu es un enfant et que tu vas à l'école, Iyo ndi umwana nkajya ku ishuri. quand je vois un enfant qui parle à l'école, Iyo mbona umwana ari kujya ku ishuri. je suis content. Ndishima cyane. Quand je vois un enfant qui ne part pas à l'école, Iyo mbona umwana atagiye ku ishuri. je pleure. Ndarira. Je pleure. Ndarira. Parce que si tu ne pars pas à l'école, Iyo utajya ku ishuri. tu n'es plus mon enfant. Ntabwo uri umwana wanjye nta n'ubwo uri inshuti yawe. Mais j'aime un enfant qui part à l'école Nkunda umwana ujya ku et ishuri. j'aime un parent qui amène un enfant à l'école. Nkunda n'umubyeyi uzana umwana wabo ku ishuri. Si un parent n'amène pas l'enfant à l'école, Iyo umubyeyi atazanye umwana ku ishuri il n'est pas mon ami. ntabwo ari inshuti Et je ne yawe. peux pas saluer un parent qui n'amène pas son enfant à l'école. Nta nubwo nasuhuza umubyeyi utazana umwana ku ishuri. Et si je vois un parent qui n'amène pas son enfant à l'école, j'aborde attention. Iyo nabona umubyeyi utazana umwana wabo ku Je ishuri ne suis pas content. ntabwo nishima. Et si je vois un enfant qui ne part pas à l'école, Niyo mbona umwana utajya ku je ishuri ne suis pas content vraiment. ntabwo Parce nishima. que j'aime l'éducation. Ariko njye Et j'aime aussi mon pays. nkunda n'igihugu cyanjye. Donc l'éducation est la vie. Education is life. Uburezi ni ubuzima. Si tu ne pars pas à l'école, Iyo utajya ku ishuri vraiment tu n'as pas l'avenir. You don't have future. ntabwo ari heza. C'est bien de préparer notre avenir Nudategura with cry. urarira. Tu vas prêcher. Uzarira. Tu vas prêcher. Tu Uzarira. ne pars pas à l'école, Ntabwo ujya ku ishuri tu vas prêcher. uzarira. Si tu es un papa Iyo uri umugabo et tu n'amènes pas ton enfant à l'école, utazana umwana wawe demain tu vas prêcher pour ton enfant. ejo uzarira umwana wawe. Si tu es une maman, si tu es une maman Iyo uri umugore et tu n'amènes pas ton enfant à l'école, ukanga kuzana umwana wawe demain tu vas prêcher. ejo uzarira. Si tu n'es pas un enfant, Iyo nta mwana ugira. si tu n'es pas un, si tu es a child, si tu es un enfant et tu ne pars pas à l'école, Utajya ku ishuri demain tu vas prêcher. ejo uzarira. Allez à l'école. Ujya ku ishuri. Vous tous allez à l'école. Mwese mujya ku À ishuri. l'école, c'est la vie. Hein? Muzajya neza Parce que vous êtes à l'école. kubera muri ku ishuri. Vous allez avoir beaucoup d'argent Muzabona ibiceri byinshi parce que vous êtes parti à l'école. kubera mujya ku ishuri. Applaudissez. Blessing. So, ngira ngo urabireba uburyo mwarimu nyine arimo arigisha abanyeshuri. Bamwe nakomeje kubona bamwe bakritika ngo ntiyakabaye yigisha ibintu byo guhanura by'iki, ariko sometimes hari igihe usanga nyine Kigali icyubakiye wenda ku itorero runaka, ariko uburyo umwana bisobanura bigaragaza ko umwana yandastandinga ibyo yiga. Icyo ni kimwe. Iki kigo ntabwo kiri mu mujyi wa Kigali, dore ko benshi bazi ko mu mujyi wa Kigali ariho hari ibigo navuga ngo byigisha neza, byigisha abana bakavuga ururimi neza. Iki kigo kiri mu karere ka Rubavu, aho hazwi ngo ni Rugerero. Ubwo urumva rero iki kigo navuga ngo kiri well excellent mu kwamamaza, mu gushaka. Ni ikigo cya privé quand même, ni ikigo gikoresha imbuga nkoranyambaga bakagaragaza uburyo abana biga. Kugeza ubu ngubu rero ni kimwe mu bigo bikomeje kugenda bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga, kandi ari ibigo bigaragaza ko
bigisha ibintu bifite ireme. Yego hari abantu bakritika wenda bijyanye nuko ari kwigisha ngo abana bagasemura arimo ameze nkaho ari pasiteri nyine, ariko urumva ko umwana understandinga icyo barimo baravuga, buri kimwe cyose aragisobanura kurusha n'abantu bakuru bamwe na bamwe bize batashobora gusobanura nk'uko umwana arimo arabikora. Ndagira ngo wumve n'indi video umwana arimo arasemura igifaransa, hari mu cyongereza ariko n'igifaransa nawe urumva abana ko babyumva. Ngira ngo iyo video nawe urayumvise, so nawe waduha igitekerezo cyawe uko byumva ndetse tugakomeza kuganira. Ndetse uyu mwarimu rwose yewe ku bwanjye akwiye akantu, akwiye ishimwe kuko gukoresha kamera kugira ngo n'abandi bana b'abagenzi babo bashobora kugira iyo mutima yo kuba bajya kwiga, ndetse n'abandi batandukanye ubona ko byaza kugira icyo bifasha, by'umwihariko mu myigishirize y'abandi barimu nabo bashobora kuba bamwigiraho ikintu nk'iki ngiki. Reka ngushimire cyane, turaza kubana ngende Opa Jack, ubundi Imana ikomeze kugira neza mu byo ukora byose.